abana Kristo Yesu akuzwe. Mwemera Yesu Kristo umwana w'ikinege, umwami wacu wabyawe na Bikira Mariya, akababara, agahambwa, akazuka mu bapfuye, none akaba yicaye iburyo bwa Se. Muramwemera? Mwemera Roho Mutagatifu, Kiliziya Gatolika ntagatifu n'urusange rw'abatagatifu, ikizwa ry'ibyaha, nuko abantu bazazuka bakazabaho iteka? Dushimira Imana dukoma amashyi n'impundu. Kw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe. Bakristo bavandimwe, nyuma y'iminsi mikuru ikomeye, uyu munsi twongeye kugira umunsi mukuru ukomeye cyane w'isakaramentu ry'umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo. Tuzirikana ko Yesu ari kumwe natwe, ko Yesu Kristo
yatubereye ifunguro, uyu munsi uduhe kongera gusubiza amaso inyuma, turebe ejo hacu hashize, turebe ndetse n'uyu munsi muri bihe turimo, maze niturangiza turebe n'ejo hacu hazaza. Ukuboko kw'Imana tukubone mu buzima bwacu, ndetse dufate n'umugambi wo kugendana n'Imana kurushaho. Kuri uyu munsi dufite abana ba paruwasi yacu bari buhabwe ukarisiya ya mbere, ku nshuro ya mbere bari buhabwe Yezu Kristu mu gisa n'umugati no mu gisa na divayi. Kuri uyu munsi abo bana nabo tubatura Imana, ndetse n'ababafashije bose, baba ababyeyi, baba abakristu, ndetse n'abakateshise bose. Turifatanya n'umuryango wa Augustine Twagirimana na Verediana Nyirandabateze ushimira Imana binyuze ku mubyeyi Bikira Mariya ibyiza yabagiriye mu mwaka bamaze bahawe isakaramento ryo gushyingirwa. Turifatanya n'urugo rw'abakristu rushimira Imana imyaka 8 bamaze bahawe isakaramento ryo gushyingirwa. Twese tubanze duce bugufi, dusabe Nyagasani imbabazi z'ibyaha byacu, kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no gutura iki gitambo cy'Ukarisiya dufite umutima usukuye. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose, Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Isomo ryo mu gitabo cy'Ivugururamategeko. Musa yabwiye imbaga y'Abisirayeli ati, uzaje wibuka urugendo rurerure Uhoraho Imana yawe yagukoresheje mu butayu mu myaka 40 yose, kugira ngo agucishe bugufi, bityo akugerageze amenye ikiri mu mutima wawe, kandi amenye niba uzakurikiza amategeko ye cyangwa niba utazayakurikiza. Yagucishije bugufi atuma wicwa n'inzara, maze akugaburira amanu wari utazi n'abasokuruza bawe batigeze bamenya. Ibyo ari ukugira ngo akumenyeshe ko umuntu adatungwa n'umugati gusa, ko ahubwo atungwa n'ijambo ryose riturutse mu kanwa k'Uhoraho. Uramenye ntuzibagirwe Uhoraho Imana yawe wagukuye mu gihugu cya Misiri, mu nzu y'ubucakara, niwe wakunyujije muri bwa butayu bunini kandi buteye ubwoba, butuwe n'inzoka zifite ubumara butwika na za manyenga, bukaba igihugu kigwengeye kitagira amazi. Niwe wagukuriye amazi mu rutare rukomeye. Muri ubwo butayu niwe wakugaburiye manu abasokuruza bawe batigeze bamenya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Yeah.
agatangariza Israheli amategeko ye ayandi mahanga yigeze agenzereza atyo baramenyesha amateka ye Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti. Bavandimwe, mbese inkongoro y'umugisha tunyweraho dushima Imana si ugusangira amaraso ya Kristo? N'umugati tumanyurira hamwe si ugusangira umubiri wa Kristo? Kubera uwo mugati umwe, nubwo twebwe turi benshi tugize umubiri umwe, kuko twese nyine dujwe n'umugati umwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu amaze kugaburira imbaga imigati 5 n'amafi 2, aravuga ati, ninjye mugati muzima wamanutse mu ijuru. Urya uwo mugati azabaho iteka, kandi umugati nzatanga ni umubiri wanjye, kugira ngo isi igire ubugingo. Nibwo Abayahudi batangiye kujya impaka ubwabo bati, ashobora ate kuduha umubiri we ngo uribwe? Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri koko,
nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye ntimuzagira ubugingo muri mwe. Naho urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye agira ubugingo bw'iteka, kandi nzamuzura ku munsi w'imperuka. Kuko umubiri wanjye ari ikiribwa koko, n'amaraso yanjye akaba ikinyobwa koko. Urya umubiri wanjye kandi akanywa amaraso yanjye angumamo nanjye nkamugumamo. Mbese nk'uko data wantumye ariho, nanjye nkabaho ku bwa data, bityo undya nawe azabaho ku bwanjye. Nguyu umugati wamanutse mu ijuru, si nk'uw'abasakuruza banyu bariye bakarenga bagapfa. Urya uyu mugati azabaho iteka ryose. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe muri aho, Kristo Yesu akuzwe. Abana, Kristo Yesu akuzwe. Aha, mwabukereye, birumvikana, biragaragara mu majwi yanyu. Kristo Yesu akuzwe. Abakuru barahangaha nibampera abana amashyi n'impundu, murumva yuko amajwi yabo ni umunsi rero, umunsi ukomeye, aho tuzirikana ibintu bikomeye. Yesu Kristo wemeye kutubera ifunguro, atubereye ifunguro akabana natwe. Umunsi mukuru w'isakaramento ritagatifu ni umunsi koko uhamya ndetse ugashimangira kuba Yesu ari kumwe natwe, kandi akaba ari we rwose mu gisa n'umugati, mu gisa na divayi biba byahawe umugisha mu gihe cya liturujia muri misa. Uyu munsi ubundi mu busanzwe wizihizwa ku wa kane ukurikira umunsi mukuru w'ubutatu butagatifu. Ni ukuvuga ngo ni ku munsi wa 60 uvuye kuri Pasika. Pasika ni umunsi ukomeye. Pasika ku munsi wa 40 tukizihiza Ascension, ku munsi wa 50 tukizihiza Pentekosti, ku munsi wa 60 tukizihiza isakaramento ritagatifu. Ariko noneho ubwo twagombye ko twarawizihije ku wa kane, ariko kugira ngo tuwizihize ku buryo bw'umwihariko, kuko hari benshi baba bafite imbogamizi z'akazi, niyo mpamvu mu bihugu byinshi bawimurira uyu munsi ku cyumweru, kugira ngo nabo ngabo bafite iby'akazi batabyitwaza ngo bababujije umugati usanzwe, bari kubabwira iby'umugati wo mu ijuru. Hari ibihugu rero n'ubundi bawizihiza ku wa kane, abandi tukabyimurira ku cyumweru, kuko icyo gihe byagombye nyine kuba konji, ahasigaye noneho tukawizihiza ku buryo bw'umwihariko. Ni umunsi ufite amateka maremare, umunsi umaze imyaka 759, kuko Papa Urbani wa kane niwe wategetse ko uwo munsi nyine ugira ute uba umunsi utegetswe muri Kiliziya. Ubwo imyaka 759 ni byinshi cyane. Noneho mu myaka 705 ishize, akaba ari bwo hatangiye ku mugaragaro ibintu byo gutambagiza isakaramento hirya no hino mu makaritsiye, bigamije iki? Byo kugira ngo rwose iwacu aho tunyura umunsi ku munsi naho hahabwa umugisha, aho tunyura umunsi ku munsi twumve ko tuhanyurana na Yezu, aho tunyura ku munsi twumve ko hatagatifujwe, tumwereke amateka yacu, tumwereke ibyo tubamo, ariko tumubwira tuti turifuza kubana nawe kurushaho. Ibyo rero bikaba ari ikintu gikomeye natwe turi bukore uyu munsi. Bakristo bavandimwe, kuri uyu munsi rero ubundi twagombye gukora iki? Uyu munsi ni ukuvuga ngo turibuka ko twese duhora mu ducogocogo tw'ubuzima, tuba twirukanka hirya no hino, baba ababyeyi,
baba abana. Ubu ngubu abakozi iminsi yose baba birukanka, n'akazi kubyuka yirukira mu kazi akagaruka nimugoroba agize ate. Hanyuma abashomeri nabo bibaza ngo mbese biragenda bite. Abanyeshuri ubu ngubu batangiye gutekereza ibizamini kuko mu minsi iri imbere bihari. Abarimu ubwo batangiye kubitegura, ababyeyi ubu nabo ni ibindi. None ugasanga buri gihe turi muri utwo ducogo tw'ubuzima, hakaba dukeneye umunsi nk'uyu nguyu tuvuga ngo reka dufate amaferi, akariro gakeya na feri, maze noneho tugire uburyo dutuza, tuzirikane iki? Tuzirikane ko Imana yacu iri kumwe natwe. Amasomo baduhaye uyu munsi aradufasha kuri icyo kintu cyo kuzirikana noneho kavuga uti ubu ibyo byose by'uducogocogo tw'ubuzima twatumaga manirukanka, hari igihe dutuma mbese connection ibura hagati yanjye n'Imana. Uyu munsi rero nukongera kugira ngo urebe yuko connection zaza, kugira ngo urebe ko iminara yakora neza, maze none uvuga uti njyewe n'Imana duhurira hehe, njyewe n'Imana tujyana dute. Niyo mpamvu ririya somo rya mbere ryabaye isomo ryo kwibutsa ngo uzajye wibuka urugendo rurerure uhoraho Imana yagukoresheje mu butayu mu myaka 40 yose. Uzajye uhora wibuka. Ni ukuvuga ngo uyu munsi uduhuza n'amateka yacu yashize. Nikiri somo rya mbere tubwira Musa urimo kwibutsa bari abahebureyi, arakwibutsa wowe nanjye mu mateka yawe bimeze bite. Ujye uhora wibuka. Ese mu mateka yawe ubonamo urutoki rw'Imana? Ujye uhora wibuka ko mu mateka yawe harimo ibibi hakabamo n'ibyiza, harimo aho wishwe n'inzara, harimo aho wishwe n'inyota, hari aho wishwe n'ibigeragezo, ariko nanone ntiwirengagize ko hari n'ibyiza byabayemo. Ibyo byose rero ntuzashake kubyiyitirira, ntuzashake kubigira nkaho ari ibigenda gutyo gusa, ahubwo noneho wumve yuko hari uburyo Imana iri muri ibyo ngibyo. Ibi umunsi uduhuza n'amateka yacu y'ejo hashize. Ese ubu ngubu ushobora kongera kubona network, ushobora kongera kubona rezo, ukabona mu mateka yawe uburyo byakugendekeye bite? Ufite imyaka ingahe kugeza ubu ngubu? Iyo myaka yawe byagenze bite mukristo muvandimwe? Byagenze bite? Kugira ngo nibimara kuboneka none kuko ukarisiya bivuga gushimira, twese tuze kubitura Imana, dushimira Imana, tuzi nicyo tuyishimira. Kuko kuza gutya gusa ngo turashimira, icyo gihe bishobora kukubera nyine nkaho ntacyo bivuze. Ariko wongeye ugasubira inyuma gatoya, cya gihe byakugendekeye bite? Igihe wavukaga byagenze bite? Wavutse ku babyeyi bameze bate? Hanyuma se wakuriye hehe? Wakuze ute mu bwana bwawe? Byagenze bite? Hanyuma urazamuka, uzamutse byageze hehe? Muri cya gihe abanyarwanda bahura na jenoside yakorewe abatutsi, wowe byakugendekeye bite? Muri icyo gihe warokotse ute? Wakize ute? Byagenze bite? Hanyuma se nyuma yaho byagenze bite? Hanyuma muri ya mateka yawe yose ibyo ngibyo byose wabibayemo ute? Jya wibuka, ntuzibagirwe uhoraho Imana yawe. Uhoraho Imana yawe gukoresha ibyo yagukoreye mu butayu. Mu butayu no kuvuga ngo hahandi wari umerewe nabi, hahandi wari ufite inzara n'inyota, kugira ngo gucishe bugufi. Nahara wageze ucishwa bugufi, ukagira gutyo ugasanga igisuzuguriro, hahandi abantu bose bakunyegaga, hahandi bagufatiye mu biki n'iki, none ukavuga uti ibyanjye bindangiriyeho. Ibyo byose rimwe na rimwe biba nk'ikigeragezo, ariko ugomba kubibonamo urutoki rw'Imana. Yagucishije bugufi ngo atuma wicwa n'inzara, niko Musa arimo kubwira hariya. Ariko ngo ibyo byari kugira ngo kumenyeshe ko umuntu adatungwa n'umugati gusa. None ubu ngubu ugeze kuri iyi saha uridegembya. Ese ayo mateka yawe hari ikintu wakuramo kugira ngo ushimire Imana? Ubu ngubu hari abashimira Imana ko hagize gute, babonye ibi n'ibi. Ese mu gihe turi butambagire ushobora kugenda ubyizihiza ushimira iyo Mana. Ibyo by'amateka yahise
si ukugira ngo tube ku kahise gusa, ahubwo ni ukugira ngo akahise kaduhuze n'Imana maze koko bigende neza. Ubwo ni ukuvuga ngo Yesu Kristo tubana nawe mu masakaramentu, niyo mpamvu tugomba gusingiza ayo masakaramentu no kuyahabwa neza tubishyizeho umutima. Ubu ngubu rero abatahiwe ni bano bana bacu bari buhabwe ukarisiya uyu munsi. Bana mugiye guhabwa ukarisiya, ngaho nimuhaguruke tubarebe. Nimuhaguruke. Kristo Yesu akuzwe. Ibyo ngiye kubabaza muransubiza? Ibyo ngiye kubabaza muransubiza? Bana banjye, nimwamamarize hamwe ibyiza batisimu yanyu yabakoreye. Niba bamera amashyi n'impundu. Mwishimiye ko muri abakristo? Kugira ngo umuntu akurikire Kristo abe intumwa ye itagamburura, ni ngombwa guhitamo bitisubiraho. Yesu ubwe yatubwiye ati ntawe ushobora gukorera abashebuja babiri. Niba rero mwahisemo Kristo, ni ngombwa kwitandukanya rwose na shitani n'icyitwa icyaha cyose. Aho mwarabitekereje? Koko mwanze rwose kwemera cyangwa gukora ibitagikwiriye uwahawe urumuri rw'inyigisho bya Kristo? Ubwo mwanze shitani, murashaka noneho kwiyegurira Kristo. Ubu rero mugiye ubwanyu kwamamaza ukwemera kwanyu mufite, ari nako umunsi mubatizwa ababyeyi banyu basezeranye kubareramo. Muhawe akanya gatoya ko kwisuzuma ngo musubize ibibazo Kiliziya igiye kubabaza. Naho ni muceceke gatoya. Ngaho nimuhaguruke, hanyuma n'abandi bose bari ababyeyi, abakristo, inshuti n'abavandimwe nabo bahaguruke kugira ngo mubafashe kwamamaza ukwemera. Ubwo ababyeyi n'abandi bakristo muragenda mukurikira aba bana, ubu ngubu nibo ba bosi bacu. Bana Kristo yakuzwe. Mwemera Imana Data umushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi? Mwemera Yesu Kristo umwana w'ikinege, umwami wacu wabyawe na Bikira Mariya, akababara, agahambwa, akazuka mu bapfuye, none akaba yicaye iburyo bwa Se? Muramwemera? Mwemera Roho Mutagatifu, Kiliziya Gatolika ntagatifu n'urusange rw'abatagatifu, ikizwa ry'ibyaha, nuko abantu bazazuka bakazabaho iteka? Dushimira Imana dukoma amashyi n'impundu. Bana banjye, igihe mwabatizwaga Kristo yagiranye namwe isezerano.
kugira ngo mwubahe iryo sezerano. Itegeko ry'ingenzi rya Kristo ni irihe? Muzakurikiza gute iryo tegeko ry'urukundo? Ngaho ni mube mwicaye, murakoze cyane. Ababyeyi b'abatisimu bo barahari se? Ababyeyi b'abatisimu ngaho ni muhaguruke namwe tubabone. Ababyeyi b'abatisimu muhaguruke, ndabona muri hirya no hino. Mwiyemeje kubafasha? Ko ntari kubumva. Mwiyemeje kubafasha? Mwiyemeje kubagenzura no kubagira inama? Ngaho rero dushimiye Imana, namwe tubahaye amashyi n'impundu. Ngaho namwe mwicare. Ubu ngubu abana mwumvise ibyo biyemeje, kandi ibyo biyemeje ababyeyi ni twebwe tuzabibafashamo. Tumaze rero no kwamamaza ukwemera kwacu. Ubu ngubu n'ibindi n'amasengesho n'iki byose twabikubiye hamwe. Ahasigaye ubu ngubu tugiye gutura Imana ibyo dutunze. Abaririmbyi bakomeze badufashe.
bavandimwe nimusabe kugira ngo igitambo cyanjye ari nacyo cyanyu kinyura Imana Data ushobora byose. Nyagasani Imana yacu turakwinginze, gira impuhwe maze uhe kiliziya yawe ingabire y'ubumwe n'iy'amahoro, bigenurwa n'ayo maturo tuguhereje ku bwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Imitima yanyu nihugukire iby'ijuru. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose, Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose, ugahora witeka ku bwa Kristo umwami wacu. Igihe yasangiye n'intumwa ze bwa nyuma, yashatse ku rwibutso rw'agakiza abantu bose bakesha umusaraba we, ruzakorwa igihe cyose. Maze rero dawe umwana wawe nta mutagira inenge, hakwituraho igitambo kikunogeye kandi kigusingiza ku buryo bukwiye. Iryo banga ry'agatangaza niryo utungisha abayoboke bawe rikabatagatifuza, maze bene muntu uko basangiye gutura ku isi imwe, bagasangira n'ukwemera kumwe kubamurikira, kandi bakarangwa n'urukundo rumwe rubahuriza hamwe. Niyo mpamvu tunezezwa no gusangirira ku meza matagatifu iryo sakaramento ry'agatangaza, kugira ngo nitumara gusenderezwa ingabire zawe zineza imitima, zizadutaka ubutungane, uduha gusa n'ab'ijuru. Nicyo gitumye ibiremwa byose byo mu ijuru no munsi bikuramya bikuririmbira indirimbo nshya, kandi natwe twifatanyije n'abamarayika bawe bose duhanikiye icyarimwe igisingizo cy'izina ryawe, tuvuga ubudahwema tuti Oh
utagatifu nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose, none duteraniye imbere yawe twifatanyije na kiliziya yose kuri uyu munsi w'intangiriro y'icyumweru kugira ngo duhimbaze wa munsi muhire Kristo yazutse akava mu bapfuye maze ukamukuza umwicaza iburyo bwawe. None rero mubyeyi wacu turagusaba tumwisunze ngo usakaze roho wawe kuri aya maturo maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo umwami wacu. Igihe yaragiye bwabizwa bare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira arawumanyura, nuko awihereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nkuko yari amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro nanone arashimira, nuko ahereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose, ibihe turimo bisakaze amahoro, impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe tugitegereje ya mizero mahire nukuza kumukiza wacu Yesu Kristo. Nyagasani Yesu Kristo, we
bw'intumwa zawe uti mbasigiye amahoro aya mahoro yanjye ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe y'amahoro kandi uyibumbire mu bumwe wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Nimwifurizanye amahoro. Amaraso
niyo igiye gukurikiraho. Santara ya Gisa, Santara ya Gisa iri hehe? Mube muretse mwinjira